Umwami Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amazina nitwa NZARAMBA J.Paul, itorero ryanjye ni Nyarugenge. Hanyuma ndubatse, mfite umugore, mfite abana. Ngize umugisha wo kubana namwe mu giterane. Imana iduhana umugisha. Amen. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 5:14. Abene data bateguye igiterane bateguye iyi nsanganyamatsiko iri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo 5:14. Golgotha ni mwebwe. Yesu abamugisha. Narakoze cyane gutegura umurimo w'Imana mufatanije n'ubuyobozi bw'itorero. Hanyuma Imana ibaho umugisha kuntumira, nkagira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya. Ni umugisha ukomeye. Imana ishimwe cyane. 5:14. Inyuma murumva? Abantu bari inyuma murumva neza? Yego. Cumi na kane haravuze ngo hanyuma y'ibyo, nibyo niko handitse. Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Imana ishimwe cyane. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Amen. Yesu ashimwe. Insanganyamatsiko uko iteye, kubera ko harimo n'abigisha abandi batandukanye bazagenda bigisha, ni ijambo rivuga ko ubuzima buri muri Yesu honyine. Amen. Ushobora kubona ubuzima bwuzuye ahandi. Ubuzima bwuzuye buri muri Yesu honyine. Yesu ashimwe. Muri Yesu ntabwo ari amagambo. Muri Yesu habaho. Amen. Ni ahantu hagendwa, ni ahantu hariho, ni ahantu abantu batura, kandi niho honyine hari ubuzima bwuzuye. Kubera ko murabizi mwese, ni ahantu ushobora kuba handi ugira umutekano wuzuye. Nta rwego ushobora kugeramo, nta titire wabona ngo ugire umutekano wuzuye. Ariko muri Yesu imfubyi zishobora kunyurwa, abapfakazi bakanyurwa. Yesu ashimwe. Umukene akanyurwa, ushonje akanyurwa, umukire akanyurwa, uwambaye ibiciriritse akanyurwa, n'uwambaye ibihenze akanyurwa. Ahantu henshi hahora kwifuza, ariko muri Yesu honyine niho hari ubuzima bwo kunyurwa. Amen. Hanyuma ni ahantu kandi hatuje. Amen. Nta buzima bujagaraye bubayo. Ubuzima bwo kwibuza amahoro no kuhora ujagaraye watakaje amahoro, kandi n'umutima watakaje amahoro, muri Yesu ntibibayo. Muri Yesu hari amahoro yuzuye. Muvuge ngo amen. Kuba muri ADEPR honyine ntibihagije, no kuba muri korari honyine ntibihagije, no kuba mu magrupe no kuba ntibihagije. Ushobora kuba aho hantu Yesu atarimo, Yesu adahari, ukabura ijagaraye uri muri ADEPR, ariko muri Yesu hari umutuzo wuzuye. Amen. Ushobora kuba mu idini yawe no mu itorero ryawe, ariko ugahora iteka uhangayitse. Ariko mbarangira ahantu heza badahangayika ni muri Yesu. Hari n'abantu nkunda kubona bakunda kuvuga ngo tuzajya muri Australia, tuzajya muri Amerika, tuzajya mu Burayi, tuzajya. Yagira ngo babwire ko aho ngaho mu Burayi haba imiyaga, no muri Australia haba imiyaga, no muri Amerika haba imiyaga, haba n'inkuba zikubita.
ariko muri Yesu nta nkuba zikubitayo. Muri Yesu nta miyaga ya gatari nibayo. Ahantu heza hatuje nakurangira hari umutekano wuzuye ni muri Yesu. Haleluya. Mbese ikintu cyose warwana nacyo bakubwiye ngo nzajya aha. Ikintu cyose washiramo umwete, ntuzagira umwete wo kujya muri korali, ntuzagira umwete wo kuza muri ADEPR, uzabanze muri Yesu. Ntuzagira umwete wo kujya muri korali, uzabanze muri Yesu. Ahandi haba ibyaha, muri Yesu harakiranutse. Inzira nakurangira, ntuzagire inyota yindi yo kwihutira ibindi. Hari igihe umuntu atekereza ngo nimva ku mukobwa nimba umugore bizagenda neza. Habaho intambara z'abagore, hakabaho n'intambara z'abagore. Habaho intambara z'abakobwa nako, hakabaho n'intambara z'abagore. Ari gutekereza ngo ningira amafaranga menshi nzatuza mu amafaranga menshi no muri yanzu ninyigeramo nzaba ntuje. Uzakenera kubaka indi, uzakenera, uzahora ujagaraye. Igihe cyose uzaba utari muri Yesu, udafite Yesu, uzagira ubuzima bujagaraye, ariko muri Yesu harimo ubuzima butuje. Hari abantu bari muri iteraniro bafite umwete wo kwirukankira ibintu byinshi no kujya mu bintu byinshi. Uzabanze muri Yesu. Amen. Muri etaje ntihatanga Yesu, ariko muri Yesu etaje bayo. Muri korali siho babanza, no muri ADEPR siho babanza. Babanza muri Yesu, hanyuma muri Yesu ukabona korali, muri Yesu ukabona itorero, muri Yesu ukabona umugabo, muri Yesu ukabona umugore. Babanza muri Yesu, hanyuma Yesu akatugabira. Ntibabanza kuba mwarimu, ahubwo muri Yesu niho batanga ubwarimu. Ntibabanza kuba pasiteri, ahubwo muri Yesu tubona ubupasitoro. Uzabanze wakire Yesu, hanyuma Yesu azakugabira. Mufite amina nkeya itabaza kubera iki? Sirowamu, haleluya. Ni Sirowamu, haleluya. Golgotha. Cyangwa si bimwashakaga ko tubwiriza? Oya simbizi. Nyine mwateguye, ariko nyine mureke no mwuka n'abakore. Bite? Sava? Yego. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Ndashaka kubabwira ikintu gitakaza ubuzima bw'abantu, gituma n'uyu muntu wari urembye babwiye ngo ubaye muzima. Mutinye amagambo ya Yesu, mujye mutegura imirongo ariko mwakoze analize y'ijambo rya Yesu. Ariko ndabizi ko twabivuganye nicyo bambwiye kuza kuganira niki nyine mucyumve neza. Yaramubwiye ngo ubaye muzima ariko ntukongere gukora icyaha uku utabona ishyano riruta. Sobanuye ngo yararwaye kubera icyaha. Yararwaye indwara isanzwe ariko icyamuteye kurwara bamubwiye ngo nudakora icyaha nibwo utazongera kugira, ariko niwongera gukora icyaha uzarwara ibiruta ibyo wari urwaye. Yararwaye indwara ituruka ku cyaha. Kugira ngo rero akire aragomba abanza akira icyaha, hanyuma yakira ubuzima muri Yesu. Haleluya. Haleluya. Mu bintu bishobora gutuma urara udasinziriye. Suko waba urwaye diabete. Ku bantu bazi imbaraga z'icyaha, diabete ishobora gutuma usinzira ariko icyaha cyakuraza rubunda. Buri hari abantu bashobora kwitera bakagira gucya agasimbuka ariko twava hano Satani akamubwira ngo nubwo wasimbukaga ariko hari kwe twahuriyemo, hari agakwe twahuriyemo dufatanya bya bindi ukarara ukanuye. Ariko icyaguha ubuzima bwuzuye nuko ukira icyaha. Musoma Luka 4
hari ikirema bacishije hejuru y'iki mu gisenge. Yesu yamubwiye ijambo ryiza kugira ngo akire. Yarabanje aramubwira ngo icyaha cyawe ndakikubabariye. Hanyuma amaze kumukiza n'icyaha, ntiyamubwiye ngo kira ubumuga bwawe, yamukijije icyaha n'ubumuga nabwo buhita bukira. Haleluya. Hanyuma indwara ikomeye iruta izindi ndwara, indwara ikomeye iruta izindi ndwara ni icyaha. Yesu ashimwe banyumvise. Indwara ikomeye iruta izindi ndwara, reka mbabwire, ni ikintu bita icyaha. Niyo ndwara waba ufite mu mubiri wawe. Reka ngubwire, ushobora kuba ufite kanseri ariko ntigutandukanye n'Imana, ariko waba ufite icyaha cyagutandukanya n'Imana. Ushobora kuba ufite diyabete cyangwa ubana n'agakoko gatera sida, ukaba ugafite ariko uri mu gituza cya Yesu, ariko icyaha gikura umuntu mu gituza cya Yesu. Imana ibakize icyabavana mu gituza cya Yesu, ahubwo ibakize icyaha. Nibwo buzima, kandi mwakira ubuzima. Amen. Reka mbayingere eshatu zonyine. Ahantu hari icyaha Imana ihafata nk'umwanda, irahava. Imana igira isuku, muvuge ngo igira isuku. Irera mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu twebwe inaha turayimenyera, umuntu akaza ku ruhimbi, umuntu akaririmba, umuntu akabyina, umuntu akabivuga uko abishaka. Ariko Imana irera cyane ku buryo mu ijuru haba gahunda, uburyo kubera kwayo kuyishiraho igitinyiro ku buryo bayiramya amasaha 24 kuri 24. Baravuga ngo urera, bakongera bakavuga ngo urera, bakongera bakavuga ngo urera. Iminsi igahita, ikongera igahita. Mwijuru kuva Rusufero yamanuka, kuva Satani yamanuka, abasigayeyo bahorana gahunda, nta kajagari bagira. Iratinyitse ku buryo bunamuka bakabona ngo irera, basubirayo bakunamuka bakabona ngo irera cyane, ikongera ikera cyane. Irera ku buryo bayiririmba bavuga ngo urera. Ntibaruha, natwe nitugerayo tuzavuga ngo irera. Inaha impamvu ntituyibona n'amaso, niyo mpamvu duhora mu kajagari. Hari igihe ubona umuntu aza kuyiririmba, akayiririmba ubona n'ubundi avuye gukubita umugore, yamukubise yamwashije urushyi, akaza akariri. N'abayivuga tubabona mu ngeso mbi hirya, mukababona kuri za YouTube mu ngeso mbi. Bamwe n'abashumba banyu mukababona mu ngeso mbi, n'abandi n'abayoboye mukababona mu ngeso mbi. Yayivuga mukabona agaciro kayo n'icyubahiro cyayo cyaramanutse, ariko nituvino tuzinjira muri gahunda yo guhimbaza Imana. Nyine ubona abantu barayimenyereye kubera bayitubwiye, nabo ubwabo ntibashoboka, n'abayitwigisha ntibashobotse. Ukabona n'ubundi twarabimenyereye, ukabona ni ibintu biraho. Ariko irera, ikongera ikera. Iyo ibizima bine biyibona birubaha irera. Iyo Imana ibwiye Mikayeli genda, ahita agenda. Iyo ibwiye Gaburiyeli genda, ahita agenda. Mu ijuru barayubaha bakongera bakayubaha. Irera cyane. Irera kandi wayegereye ukabona yera, wayitinya kubera kwayo kuyishiraho igitinyiro cyinshi. Igeze ibwira Mose, iramubwira ngo ubabwire bafite ikiburi, ubabwire ngo nzabasura. Ije ngo inkuba zirakubita, kwera kwayo gutangira kubegera. Bavuze induru, babwira Mose ngo Mose yibwire ibiretse.
abari bawuyegera wenyine ni wowe mumenyeranye kubera ko Mose arera kandi Imana ibana n'abera. Kuri uwo musozi nuko byagenze, ntiyavuganye nabo live, yahise ihereza amakuru Mose abisiraheli kuko batinye. Niyo mpamvu utayibona n'amaso yawe ngo beho, irera cyane. Ntiwayibona uri mu buzima bwa Kimironko hano na Matewusi na Kimi na Kacyiru, uri mu buzima bwa Kajagari n'amanyanga, ntiwayibona, wayituhera. Amen. Amen. Reka mbabwire ibintu by'icyo ubuzima. Ibintu by'icyo ubuzima ni icyaha, ariko muri Yesu harimo ubuzima. Haleluya. Muri Yesu harimo iki? Ariko ikintu cy'icyo ubuzima ni icyaha. Haleluya. Niba hari ahantu mbegere, niba hari ahantu Imana itaba, ni mu rugo rw'imitsi icyaha, ntabwo Imana yahaba. Nimugakine. Hari n'amadini nabonye mu Rwanda yoroye ibyaha, yoroye abakristo babo. Umuntu udashobora kwigisha abantu ngo bere, abambara ubusa akababyinirira akabakuramo amafaranga gusa, ntabwo Imana yahaba. Hari amadini mu Rwanda yaraje, abantu birirwa babyinirira abantu, byagera mu gihe cyo gutura akavuga amagambo menshi kugira ngo bazane amafaranga, ariko ntakore ku cyaha kugira ngo abantu batagira ubuzima. Abakozi ba Antikristo mu Rwanda barateye, birirwa borora abantu gusa bababuza kugira ubuzima. Ubuzima buba muri Yesu, ariko mu cyaha hari urupfu. Uyu muntu muri Yohana 5 nimumubone kuriya, nta kintu cyamuzahajira imyaka 38, zari ingaruka z'icyaha. Yarwaye Yesu ataraza, Yesu ataragira gute? Ataravuka, kuko Yesu yamukijije amaze imyaka 33 ku isi, wamaze 38 avutse. Arwaye Yesu atarava mu ijuru, Mariya ataranamusama. Mwarabyibutse bwo? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hahandi unyumve neza, twese turimo turaganira ijambo ry'Imana. Simbatindire, bamaye iminota 30 igiye no kurangira. Munyumve neza, hahandi haba ubuzima. Ubuzima buba muri Yesu, kandi muri Yesu nta cyaha kibayo. Ndi imbere y'Imana, muri Yesu nta cyaha kibayo. Mu bantu no mu madini hari ibyaha, mu bantu no mu madini harimo ubugome, mu bantu no mu madini harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abagome, ariko muri Yesu nta bugome, muri Yesu harera. Muri korali habamo abahutu, hakabamo n'abatutsi, ariko muri Yesu ntibabamo. Kamutanyumva? Babamo? Muri hano turi babamo. Kajya kureba izuru, utwigishije n'indi ukareba izuru. Muri Yesu ntureba izuru. Muri Yesu ntushobora kureba uburebure. Muri Yesu ntuzabara uturongo two mu biganza, uzatubara habe na gatoya, uzamuhobera nka mwene se. Muri Yesu nta mugiriki, nta muyuda, muri Yesu turi bene data. Muri Yesu turi bene data. Rwandeze ntituziranye, aho mvuka ntuhazi. Twara abanyamoko, uriya aho mvuka arahazi. Rero icyaha iyo kiri mu muntu
cica umurimo w'Imana, kimunga ubuzima bw'umurimo w'Imana. Ijambo rya mbere, kimunga ubuzima bw'umuntu, ariko kandi kimunga n'ubuzima bw'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ukadindira kubera icyaha. Kubera iki tudatera imbere? Kubera iki bidahinduka? Kubera iki? Icyaha iyo gihari nta buzima. Muzarebe ikintu cyose kirwaye ntigikura, ariko ikintu kitarwaye kirakura. N'umwana urwaye ntakura, n'ibishimo byarwaye, n'ikigori cyarwaye nticyera, ikirayi cyarwaye, inyanya zarwaye ntizera. Umuntu we ikintu cyose kirwaye ntikijya mbere. Ikintu cyose kirwaye nta buzima, ariko ninde utanga ubuzima? Ni Yesu. Ikintu kirwaye nikijya gikura, kiradindira. Myaka 38 yabyamye hariya, ariko Yesu aje niwe wamuhaye ubuzima. Haleluya. Kandi haleluya. Reka da icyaha. Mutinye ikintu cyatumye, murabyibutse, mutinye ikintu cyatumye Imana itera umugongo umwami. Ndi imbere y'Imana, ariko umusaraba Yesu ubwe mu magambo 7 yavuze, hari ijambo yavuze ngo data niki kikundekesheje. Imana ari yose yari yamuteye umugongo kubera ko yari yamaze gusa n'icyaha. Mu bintu Imana yanga icyaha. Vana ubuzima bw'icyaha, emerera Yesu avane icyaha mu buzima bwawe, nibwo uzagira ubuzima bwuzuye. Abanyubise haleluya. Kandi haleluya. Icyaha nusoma Yosuwa were ku gice cya 6, 7, 8 uravanamo ayo makuru y'intambara z'Abisiraheli. Imana yarabataye irabareka, irababwira ngo sinyanye namwe igihe bateraga kuri Ayi. Murabyibutse bateye kuri Ayi. Hari igihe abantu bagenda bakajya birirwa babyina, bakajya birirwa bavuga, bazi ngo Imana iracyari kumwe nabo. Kandi wapi? Nukuri hari igihe Imana ireka bavuga butumwa bakajya bijyana, bakijyana. Ntajyana nawe gute? Abayiburayo kuri 13, Abayiburayo 13 uzunavuga. Hari ijambo rivugamo no ni 11. Were kuri 13 ivuga ngo abo bose bapfuye. Ugeze hepfo haraho bivuga ngo Imana ntihagiraga isoni yo kwitwa Imana yawo. Hari abantu Imana itakwitirira igira isoni. Kavuga ngo uriya mugore sinamwiyitirira, niyitirirwe nyina, yitirirwe se sinamwiyitirira. Umugore uvuga kuriya yaba uwanjye, umugore w'ishinzi, umugore w'ushizi w'isoni, umukobwa w'umushizi w'isoni, namubyarane nabyara umushizi w'isoni. Umugore wifata guki imbere y'umugabo mu biyunguyunga akavuga, umugore umusingakazi yabyarwa n'Imana ryari? Imana yamwiyitirira gute? Hari abagabo Imana itakwiyitirira. Uribaza umugabo umugoroba wose mu kabari, umugoroba wose mu kabari, umugoroba wose muri match, n'umureyo, n'umuganazi, n'umumaniyu, amanyura amazi nk'abandi. Uyu muntu Imana yamwiyitirira ryari? Ahantu hari ubuzima bubi nk'ubwo ntabwo Imana ihaba. Imana ijya ahantu hari ubuzima bwo gukiranuka. Abanyumvise? Amen. Amen. Imana niyabaretse, yarabaretse kuri Ayi. Kandi Yeriko yari yabanye nabo. Irababwira ngo ariko ibintu byose muzajyaga Yeriko byose, ibintu byose muzanyaga, ibintu byose nzaba nabahaye Yeriko byose bizaba byitiriwe Uwiteka, muzabimurike mu nzu yanjye byose, ntihagire uzakoraho. Mungu aragenda arafata, ntiyumva iby'Imana yavuze, afata zahabu n'imyenda arahisha.
bagenda ayi barayisuzugura, kari akantu gato gafite abaturage barenga 1000. Yosuwa arabyoroshye, aravuga ngo tugabanye ingabo, akantu tugiye gutera ni gato. Basohotse bagiye, Imana irasigara. Nukuri ko Imana irasigara. Baragiye ayi niyo yoroshe kuruta Yeriko. Ayi irabakubita, Yosuwa avuza induru, agaruka ari imbere y'Imana. Iramubwira ngo Uwite watugenje ute ko wamaye amasezerano, kuko wabanye na Mose ko ari kuzabana nanjye, wangenje ute? Imana iramubwira ngo sinajyanye namwe. Gute utajyanye natwe? Muri mwe harimo ikizira. Icyaha kidindiza umurimo w'Imana. Icyaha kijya gituma abantu Imana ibareka mu murimo wayo. Umurimo w'Imana uri mu icyaha nta buzima ugira. Mbifurije guhereza Imana ikaza tukirukana ikibi, hanyuma Imana ikaza mu buzima bwacu. Haleluya. Ninde wakiza icyaha? Nta wundi wabisigiwe, ni Yesu wenyine. Nta wundi wabisigiwe, ni Yesu wenyine. Ngiye gusoreza hano, ndifuza yuko mutima wawe ukingura. Umaze igihe kire mu itorero, umaze igihe kitoya, nibwo waruje muri uyu mugoroba bagutumiye, nta handi ubuzima bwiza bukirira mu icyaha. Uyu muntu wari umaze imyaka 38, abantu bose n'amazi yihinduriza, ibintu byose byaranze, nta handi yarategereje, yarakeneye metre ku cyaha, ni Yesu w'i Nazareti, umwami w'abantu. Matayo 1:21, igihe Yosefu yarabenze Mariya, ndimo ndihuta, ngo marayika Gaburiyeli asanga Yosefu, arambwira ngo Yosefu, wibenga umugeni wawe, murongore, kandi ndatwite, si ikinyendaro, n'umwuka wera wamujeho, rongora umugeni wawe, kandi umwana azabyara uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu be ibyaha. Nta wundi wabisigiwe, nta wundi wakiza icyaha, ni Yesu wenyine. Nta wundi wakiza icyaha, ni Yesu wenyine. Nta wundi wari kudukiza, nta wundi wari kudushobora, ni Yesu wenyine. Nta wundi waduha ubuzima, nta wundi wagira abagabo nk'aba ababwira ngo muramenye muragitwara, nta wundi, ni Yesu wenyine. Indwara urwaye y'icyaha muri Faisal ntibayikiza, ntibafite ubushobozi. Muri Mwami Yesu nta handi hari ubwo bushobozi, ni muri Yesu gusa. Kibazo yego, uyu yararindiriye imyaka, yararindiriye, ni Yesu wenyine yararindiriye. Marayika yarazaga, abandi bamutangamo bikanga. Ikintu yararwaye, yararindiriye Yesu wenyine. Haleluya. Abantu bagira ingeso ku buryo nawe ugavuga ngo ibi bintu bizakira ryari, nawe ubwawe ukiheba. Reka mbabwire, uyu mugoroba ukora ikintu gikomeye, wature ibintu utigeze watura. Uyu munsi wayoboye neza, baravuze ngo ni igihe cyo kugendererwamo muri Nyagatovu. Uyu munsi ushobora kwatura, uyu munsi ushobora kuvuga ijambo ugataha wakiriye ubuzima. Ibintu utavuze uyu munsi ubivuge. Ubuzima bwawe ushobora kuba warabushize ahandi, ariko muri uyu mugoroba ubuzima bwawe bushire muri Yesu. Ikintu urwaye nta handi cyakirira. Waratangiriye muri ekodimu, ugatangira ukajya ukagerageza kubura amahoro, wayabuze
kubera ingeso ufite uyu munsi ubuzima bwawe ubuhereze Yesu. Abanyumvise? Haleluya. Kandi haleluya. Ibishoboka umwami w'icyaha, muranyumva? Wadomina icyaha, wagutsindira icyaha, wagushoborera icyaha, nta wundi ni umwami w'abami yitwa Yesu. Niwe wabisigiwe. Yesaya 61 ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe, nasigiwe kuvura imvune zo mu mitima. Bwana Yesu asifiwe. Sigiwe guhereza ubuzima batabufite. Niwe nta wundi utanga ubuzima, ni Yesu. Amafaranga atanga imibereho, hariya mujya ni imibereho. Kiriya kigukorera kiguha imibereho, ariko nicyaguha ubuzima. Kariya kazi ukora kaguha ubuzima, kaguha imibereho, ariko nikaguha ubuzima. Ubuzima bwuzuye buri muri Yesu wenyine. Wenyine ni utanga ubuzima. Kandi abantu benshi bazi ngo bafite ubuzima kandi bafite imibereho gusa. Ubuzima buba muri Yesu. Ndi gutekereza ko mu Nyagatovu mwashatse ko tuvuga Yesu. Oya, ntabwo mwadutumiye kubabwira indwara ko zikira. Mwadutumire kubabwira Yesu. Niwe mwami w'indwara, niwe mwami w'ibintu byose. Niwe ushobora gutegeka ibintu bikemera. Niwe wategeka ibintu bikamwumvira. Niyo ngeso yakunaniye uyihereze Yesu, yakumva Yesu. Haleluya. Ndashoje. Gukira icyaha bisaba kubyemera wowe ubwawe, ubyemera wowe ubwa. Ndasorezaho. Bisaba ko wowe ubyemera wenyine, ukavuga ngo ibi bintu ndabyemeye. Kuko Yesu ntafata ku ngufu, umuhaye ubuzima bwawe yakwakira. No kubyemera. Hanyuma hari uburyo butatu bishobora gukorwamo kugira ngo bibe byuzuye kandi ubukize neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kwihana nukureka. Aramubwiye ngo ntuzongere gukora iki. Gukora icyaha nukugira gute? Kucyihana nukugira gute? Kukireka. Kucyihana sukurira. Kucyihana sukwicuza. Kucyihana sukugira gahinda. Ibyo bibanziriza kucyihana. Ushobora kurira atihanye ukazana amarira gusa. Ushobora no kwicuza utihanye, ushobora no kugira gahinda utihanye. Kwihana byuzuye no kureka ingeso yawe. Niba usambana no kuvuga ngo uyu munsi umugabo ushobora gutuma ndeki kicini. Kuko warize kubera byo, ugira gahinda kubera byo, urira kubera byo, ariko nurihana. Ariko uyu munsi nukireka, Yesu arakwandika mu bantu bihannye. Kandi icyaha cyose kibabarirwa ari uko cyihanwe. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. No gufata icyemezo cyo kugira gute cyo kureka. Hanyuma ushobora no gukora ikindi kintu, ukavuga ngo narinda ahantu kandi ni mu cyaha kugira ngo cyihanwe, kugira ngo nkireke. Ugafata icyemezo cyo kwimuka. Kwihana no kwimuka. Waruri muri danger, waruri mu cyaha ukimuka. Mbaho urugero, uri umugore wa kabiri. Tibavuga ngo Imana imbabarire ari umugore wa kabiri ngo ugumeyo. Kwihana no kuvayo. Ntabwo bavuga ngo Imana imbabarire ndi umugore wa kabiri ngo ugumeyo ukomeze ubyareyo. Uvayo. Kuko nturuwe. Wasuye umugabo wawe afite uwe uzinga uturago ukavayo. Niko kwihana. Muvuge ngo amen. Ndi umugore wa kabiri. Ntabwo bavuga ngo Imana imbabarire mfite abagore babiri ngo ugumane nabo. Ufata icyemezo ukagumana n'uwa mbere, undi ukamusezerera. Imana ibane namwe. Narivuze ngo Imana ibane namwe. Kwihana iyo uri mu kazi kagutera ibyaha. Kwihana tuvuga ngo Imana imbabarire ndi mu kazi kantera ibyaha. Urasezera. Kagenda Yesu akaguhereza ubundi buzima. Abanyumvise? Haleluya. Kwihana iyo wambuye abantu b'abandi. Ntabwo uvuga ngo Imana imbabarire narambuye. Iyo umureba ufata ibyo wambuye ukabimusubiza. Luka 19 Zakayo yarabikoze.
amaze kwakira ubutumwa bwiza ngo Yesu yamugeziwe mu rugo, ngo agakiza kamutashemo, ngo aterwa n'umunezero mwinshi, ngo arahaguruka aravuga ngo mwigishe abo nambuye ndabishyura 4. Akajya agenda kuri Timote, narakwambuye, kamusubiza 4. Kajya kuri Gloriosa, narakwambuye, kamusubiza 4. Kuri Yves kamusubiza 4. Hanyuma aravuga ngo nyuma y'ibyo nzabasigaranye byose nzabiherezaho abakene. Kwihana no gusubiza. Hari abarokore babaye aba escrojanti, niza 5 ejo nzagira gute, hizi 100 ejo nzagusubiza. Nagonzwe nikimina igihe nagonzwe nibi bya bindi mujya muvuga banke mugenzi wawe akayaguha mukajya muririmba na bari kawushije bari yumanganije. Kwihana no kumubwira ngo mbabarira sindayabona, kandi akabibona, yakubohora akakubohora, yakubwira ngo ndakwihanganiye akakwihanganira akagutegereza, ariko si ukwigira mwiza uza kuturirimbana hano kandi warambuye. Imana bane namwe, Imana bane namwe, Imana bane namwe. Haleluya, haleluya. Kwihana nukuva mu rugo rw'abandi ukajya kuba umufiyemere ukategereza uwawe. Kwihana nukuba umugabo w'umugore umwe ukareka umugore w'abandi ukagumana n'uwawe. Kwihana no gusubiza iby'abandi. Hari abantu muri jenoside hano bapiye bariba kandi abo bibye barababo. Turihana, subiza. Imana bane namwe. Nubwo butumwa twari tubazaniye, ubuzima bwuzuye buri muri Yesu. Niho honyine hari ubuzima. Ubuzima buri muri haleluya, haleluya, haleluya. Munyumve mwa abagore mwe, hari ibintu mukora mu masengesho y'abagore ukababaza umugabo ntuganduke, ukaza mu masengesho y'abagore Imana imbabarire singanduka, Imana imbabarire, karusha aba president w'abagore, karusha pasteri, Imana imbabarire. Hari ibyo ntuzuza mu rugo, ntabwo ari uko bihana. Usanga umugabo kamubwira ngo mbabarira singanduka. Ibyo uvugira mu masengesho y'abagore umugabo agomba niwo wabikoreye, ntabwo wabikoreye abagore, wabikoreye umugabo. Wabikoreye abagore, wabikoreye umugabo. Musange face to face, umubwire ngo nukuri sindi mwiza imbere yawe, ariko ubutumwa bwiza bwansanze, ijambo ry'Imana ryanyigishije, ijambo ry'Imana ryansinze, sinzongera. Umbabarire uhereye none nzajya nganduka. Mwabagabo mwe ntabwo batura mu bagabo ngo nakubise umugore, wowe wakubise, kuko abo ubwiye sibo wamenya amatwi, sibo wamenya ijisho. Genda ubwire umugore wakubise ngo mbabarire sinzongera kugira gute. Nimukajye mwihana nabi. Kwihana guhandura icyaha mu buzima bwawe no kwatura neza no kwihana neza. Niba mwanyumvise muvuge ngo amen. Abagabo bene data ni mundebe. Iyo udatanga amafaranga mu rugo neza ntabwo bajya kubibwira pasteri. Uragenda ibintu byose ukazabibwira umugore ukamubwira ngo nari maze iminsi ndi manyanga, ariko ndakosoye. Ubutumwa bwiza bwansanze bwafashe, guhera none tugiye kwibanira neza. Ni ubibwira, kuko niho wacumuye kuri pasteri, wacumuye ku mugore. Nyagatovu, Imana iduha ubuzima buri muri Yesu. Amen. Ntabwo natuka mwarimu Rasheli mubwire nabi hanyuma ngende ngo Imana imbabarire natutse Rasheli. Nturihana, ahubwo uragenda ukavuga ngo mbabarira nagututse. Abanyumvise haleluya, abanyumvise haleluya. Nicyo hanyuma ndashoshe, ndatekereza ko ari icyo. Ubwo nibwo butumwa, ko niko kwihana, ko niko gushaka ubuzima, ugahandura icica ubuzima, hanyuma ukakira ikuguhereza ubuzima. Haleluya kandi haleluya. Nkunda guhagarika abantu bashobora no kuza kutwumva kubera ko hari ikoranabuhanga. Reka mbabwire, hari abantu nkunda guhagarika cyane ndi mu materaniro. Hari abantu bakunda gukora ibintu bakina, kandi ndagira ngo mbabwire ko
ushobora kumanika agati wicaye ariko wajya kukamanura kwihana birababaza, kwihana biragora. Hari igihe abantu bakina n'ibintu bazi ngo barimo barakina, ariko igihe cyo kwihana ukazahagaruka ukazakamanura uhagaze kandi warabikora gukina. Imana ibane namwe, Imana ibane natwe. Hari igihe ushobora gukina ukavuga ngo umugabo ntabwo umugore nzamubwira yuko nabyaye, igihe yazabimenya ukazakamanura uhagaze kandi warakoze ubukwe muri vewe tukina tarigeze umubwira yuko uri igitarama wateye inda, ukigira umusore i Kigali kandi igitarama wari umugabo, umukobwa w'abandi ukamujyana uzingura umusore w'imanzi. Turi imanzi turiki igitangaza, ariko wazajya kukamanura ubuzima buri mu kuvuga ukuri. Abanyumvise haleluya kandi haleluya. Ubu ubuzima buba mu madini abantu bagacecekana ibyaha, ariko twari tuje kubabwira ngo uyu munsi ube muzima, uyu munsi wakira ubuzima. Mwakira ijambo ry'Imana. Tuname dusenge, tuname dusenge, tuname dusenge, tuname gatoya dusenge. Imana ibane namwe kandi Imana ibane natwe. Mwicaye gato mwese, ndahagurutse umuntu umwe kumwe ushaka kwihana, umuntu ushaka kwakira Yesu, umuntu waguye, umuntu yumva ari mu buzima butarimo Yesu, ubuzima bwe bukaba butarimo Yesu. Ahaguruke hanyuma tumusengera Imana. Kandi ngiye gufata umwanya wo gusenga. Uhagurukira imbere y'Imana, zamura ikiganza, uhagurukira imbere y'Imana, uhagurukira imbere y'Imana. Ubwire ngo Mana, ndashaka kuguha ubuzima bwawe. Ndajagaraye, mbuza amahoro, mbuza umutekano, icyaha kirambabaje, ariko narangiwe umuti nuko muri Yesu harimo ubuzima. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha. Nawe haguruka, nawe zamura ikiganza tugusengera. Nawe zamura, humura, zamura ikiganza. Muri Yesu niho hari ubuzima gusa, muri Yesu niho hari ubuzima gusa. Amen kandi amen, kandi amen, kandi amen. Mutambuke abahagaze, mutambuke abantu. Iyo mu murimo w'Imana nagiye kubwiriza ubutumwa nkabona umuntu umwe, ndihuza nuko ijoro ryishimye. Iyo babaye babiri ni igitangaza cyisumbuyeho. Uwa gatatu fukama papa, fukama. Hanyuma n'uwa gatatu aze, n'uwa kane aze. Umuntu yumva ijambo ry'Imana ryakozeho aze imbere y'Imana pfukame. Ntiwihagarareho, ntiwihagarareho kandi utari mu mahoro, ntiwihesha amahoro kandi utayafite, ahubwo ubwire Yesu guha amahoro, uze umwikubita imbere aguha amahoro. Imana ibane namwe. Urakoze mukobwa wa Yesu, urakoze mukobwa wa Yesu, urakoze mukobwa wa Yesu. Imana iguha ubuzima, Imana iguha ubugingo. Imana ibane namwe. Narivuze ngo Imana ibane namwe. Uzi iyo wicaye mu kazi waririye ruswa, uzi ukuntu bigenda? Mwari muzi ukuntu bigenda? Mwari muzi ukuntu bigenda? Ntibavuga ngo Imana imbabarire, ntibavuga ngo Imana imbabarire ngo bakagumemo, ahubwo urasezera ukagenda. Ntabwo mubizi, Yesu yaje gutanga ubuzima muri Nyagatovu, yaje no kubatera imitima yo kubitekerezaho. Icyumweru kizarangira mwafashe imyanzuro. Uzi iyo wicaye aha warabiguze ukuntu bigenda? Iyo wicaye aha warabiguze ukuntu bigenda, warabyishuye 500 cyangwa miliyoni, uzi ukuntu bigenda? Ntabwo uvuga ngo Imana imbabarire, uva hano ukaza kwicara hano kugira ngo Yesu akubabarire, uragaruka ukicara hano kugeza ubwo Yesu azabikwihera wenyine. Iyo wabiguze wicara hariya kandi byigeze bigurwa, uragaruka ukicara ukaba umukristo, ukabanza ukanoga ukumva ibya Yesu neza, wabyumva neza ukamenya ko bitagurwa ahubwo bihabwa n'ubuntu bwa Yesu. Igihe azabishakira akazabiguha, cyangwa atabishaka ukazajya mu ijuru. Muri Nyagatovu Yesu yaje gutanga ubuzima, yaje gutanga ubuzima. Yesu ashimwe. Hari abantu muri business z'amanyanga hano, z'amanyanga cyane.
narije kubabwira ko mutazajya mu ijuru ni mutihana. Ubuzima nuku ibi ntabwo mwari mubizi, niko bigenda usubiza ibyo waguze ukazategereza ibyo utaguze, kuko impano y'Uwiteka n'umurimo w'Imana ntibigurwa. Hari ibintu mutazi, iyo ukurikiye abantu bihangiye imirimo uko bakurikira ibyo abantu basohoka bakajya mu tudini, wowe ukabakurikira uri mu cyaha. Kugira ngo wihane uvayo ugasubira mu itorero ryawe. Ntago munyumvise ibyo mvuze. Hari abantu bazerera mu tudini ntabwo bihana ngo mubabarirwe. Oya, ugaruka mu muhamagaro wawe wa mbere. Yesu yaje Nyagatovu gutanga ubuzima. Muhaguruke rata twisengere. Unamuka rata dusenge. Imana irashaka kubagendera muri iki cyumweru. Imana ihereza umugisha kora ari Golgotha. Hanyuma Yesu ko azagenda muri Nyagatovu muzamwakire. Nimwakire Yesu utanga ubuzima. Azatanga ubuzima mu bagabo, atanga ubuzima mu bagore, atanga ubuzima abaho ubuzima. Kuko ubuzima bwuzuye buri muri Yesu. Turambura ibiganza dusenge pastor. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana ishobora byose. Uyu munsi uratangaje ngo uyu nawe ngo niyakire gukira. Uyu munsi niyakire gukira. Niyakire gukira mu mutima, yakire gukira mu mubiri, kuko muri Yesu, muri wowe niho hari ubuzima. Ndagushimiye uyu mwene data, uyu mushiki wanjye, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, umwandike, turamukumurikiye umuha ubuzima bwuzuye. Twirukanye icyaha mu buzima bwabo, amaraso ya Yesu, abakiza kandi abatunganye, ababoneze uhereye none bahinduka ibyaremwe bishe. Tugukomeye amashyi tugushimira ukuri Imana ibakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muvuge mwese ngo amen. Muhaguruke umushumba dusengere. Namwe muhagurukire hano ariko mugume hano. Mwe mugumye hano umushumba dusengere. Hanyuma abazamukenera muzamusange hano. Abantu mwumvise mwagize ibibazo. Kwijambo ry'Imana ryabateye ibibazo. Narimbizi twabisengeye. Kandi namwe mumaze iminsi musenga. Ijambo ry'Imana ryabateye kwibaza ibintu. Mumazemo iminsi, ariko muzaze mumurebe n'umushumba wanyu, muzamurebe n'umushumba wanyu. Niyo mpamvu Imana yamubahaye ngo abashumbe, muzamurebe, hanyuma azabasengera kandi azabagira inama. Ariko mbifurije kugira ubuzima muri Yesu Kristo. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimira ijambo ryawe rizima tumaze kumva. Uri wowe niho hari ubuzima, nta handi hari ubuzima. Dusengera bose bahagurukiye imbere yawe. Ijambo ryawe ribakoze ku mutima kandi bumvise neza ko muri wowe niho hari ubuzima. Turasengera bano bagabo bari muri riteraniro, dusengera bano babyeyi bari muri riteraniro, sengera abasore n'abakobwa bumvise aya magambo. Mwami Imana yacu, bakaba bifuje kugira ubuzima kubera yuko nta handi hari ubuzima. Ubuzima buri muri Yesu, kandi twumvise neza yuko kwihana icyaha bimwe byica ubuzima ni icyaha, ariko kwihana icyaha niko kugira ubuzima. Turagushimiye rero kubw'ijambo ryawe, kandi buri wese umubabarire uwagize intege nkeya. Mwami Imana yacu, akagenda uko bidakwiriye, uyu mugoroba ijambo ryawe rimweze kandi rimutunganye. Turagushimiye kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo umukiza wacu. Amen.